ibaze wowe n'umuryango wawe cyangwa se n'inshuti zawe uramutse uguze iyi nzu mukamwiyicariye hano muri kuganira muri gusangira mwishimye, ni ahantu heza. Iyi nzu nayo tukuzaniye uyu munsi ni inzu y'agatangaza, ni inzu nziza, ni inzu ifite design nziza, ndaza kugenda mbibereka. Iyi nzu igizwe n'ibyumba 5, dushe na toilette 4, ngiye kugenda nkwereka buri detail yose. Ifite salon nziza, dining, igikoni mu nzu, ama annex hanze ndetse na parking nini yajyamo imodoka 4. Reka nyikwereke. Mbere yo gutangira ndagira ngo mbanze nkubwire ko iyi nzu iri ku muhanda wa kaburimbo muri quartier nziza. Sibyo gusa kandi reba kortire yayo izengurutswe n'indabo n'ibiti, urabona ko ni ahantu hasa neza. Ukaza kwibaza ngo mu nzu bimeze bite. Mbere yuko nkwinjiza mu nzu ngiye kubanza kukwereka rooftop, kuko ifite rooftop nziza nini yakakira abantu benshi. Maze kubikubwira, ahangaha ni kuri rooftop ubona nziza izengurutswe n'indabo ndetse n'amavaze byiza. Iyi rooftop ifiteho amatara yabamurikira mu gihe cy'ijoro, urabona ko ni ahantu hasa neza, ano mabuye ariho n'ibintu bisa neza. Iyi rooftop kandi ni nini, ubonye ahantu nturutse n'ubu ngubu ahantu ngeze imbere yanjye aracyari undi mwanya, ni ahantu hanini. Ushobora kuha hostingira anniversary cyangwa se inshuti zawe cyangwa se umuryango, ikirori icyo ari cyo cyose mwaza mukicara hano. Urabona ko ni ahantu hanini. Sibyo gusa kandi hari view nziza, urabona ko iyi nzu nk'uko nabikubwiye iri muri quartier nziza. View iguha rero ni nziza cyane, noneho mu gihe cya nijoro haba hasa neza cyane kurushaho. Tugiye gukomereza mu bindi bice ari byo salon n'ibyumba, dining n'igikoni n'igikari, parking nayo. Reka dukomeze. Maze kukwereka uburyo iyi nzu iri muri quartier nziza ndetse na rooftop yayo uburyo ari nini, iguha na view nziza. Ubu ngubu tugiye kwinjira, ariko mbere yuko twinjira turabanza turebe ahangaha inyuma design hafite. Nakubwiye ko iyi nzu ifite design y'agatangaza, ni inzu isa neza, ni inzu iriho amarangi meza, ni inzu nziza. Njya gukomeza mbikwereke. Iyi gate iri hano murabibona, ni gate nziza y'umukara, iriho design nziza zijyanye n'izi nkingi ziri hano, birasa ni ibintu bisa neza. Turaza kwinjira, ahangaha hari parking nini yajyamo imodoka 4 kandi ziparitse neza. Si ibyo gusa kandi amapave arimo arasa neza, urabona ko hagiye harimo amabara y'umutuku n'umukara, ashobora kugufasha mu gihe uri no guparika. Urabona ko ni parking nziza. Rero reka nkwereke design iyi nzu ifite. Ni design nziza, nakomeje mbibabwira, amarange, amabuye, indabo, inzugi, amatara, amadirishya. Ni inzu nziza isa neza, cyane cyane ibi biti bigiye biyikikije, urabona ko bituma inzu igaragara neza cyane. Ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ni inzu isa neza. Ahangaha muri parking kandi hagiye hazengurutswe n'ibiti byinshi n'indabo. Si ibyo gusa kandi ahangaha hari ahantu mushobora kwicara ari nimugoroba cyangwa se mu gitondo, igihe icyo ari cyo cyose. Ni ahantu hasa neza. Iyi bungalow kandi isa neza, harimo tapi, harasakaye, ni ahantu utashobora kugira ikibazo cy'izuba cyangwa se imvura mu gihe muhicaye. Harimo amatara meza ahinduranya amabara, ama spotlight yaho. Ni ahantu hasa neza, cyane cyane mu gihe cy'ijoro ni ahantu hasa neza. Nawe uzaza usure iyi nzu uyirebe. Tujye gukomereza muri salon. Maze kukwereka bimwe mu bice bigize iyi nzu ari byo parking, bungalow iri hanze nziza isa neza. Ubu ngubu tugiye gukomereza mu bindi bice ari byo salon n'ibyumba 5 ndetse na dushe na toilette 3 nk'uko nabikubwiye. Ariko mbere yuko twinjira muri salon, ahangaha hari ahantu hasa neza, hateye ibiti, hari akanya kanini nako wakicaraho ubaye uri nko kumedita. Ahangaha kandi kuri terrasse ni ahantu naho hari umwanya munini, wateraho intebe zigeze muri 4 n'imeza. Urabona ko ni ahantu hasa neza, ni ahantu ushobora kuganirira hatuje. Tugiye gukomereza muri salon, ariko mbere yuko twinjira muri salon, ahangaha hari urugi rwiza rufite design nziza. Nakubwiye ngo iyi nzu ifite design nziza mu buryo bwose, ari amatara, amaprafo, ahantu hose. Uru rugi nk'uko murubona ni urugi rusa neza, rukozwe mu rubaho rwiza kandi rukomeye. Ni ahantu hasa neza. Njye kukwinjiza muri salon. Ikaze muri salon y'iyi nzu. Maze kukwereka hanze bungalow, parking,
terase yo hanze imbere ya salo. Ubu ngubu aha ni muri salo. Ni salo nziza nini ngari ifite parafo nziza, spotlight nyinshi, urabona ko ni salo isa neza. Hariho itara ridizayininze nka parafo, urabona ko ni ibintu bisa neza byiza cyane. Ahangaha kandi hakaba hari umwanya wa TV stand. Uyu mwanya wahariwe televiziyo yawe, ni ahantu hasa neza, ni ahantu hari igikuta gisa neza kiriho amabara meza ajyanye no muri iyi nzu uko hasa. Si ibyo gusa kandi harimo amakaro meza yoroshye kuba wayakoropa. Ahangaha kandi hari ibikuta bisize amarangi meza yoroshye kuba wayahanagura mu gihe hagiyeho umwanda, hagiyeho ivumbi, cyangwa se nk'umwana aramutse ari gukina akamenaho ikintu. Ni ahantu horoshye kuba wahanagura. Tugiye gukomereza muri dining, ariko mbere y'uko tugera muri dining, urabona ukuntu iyi nzu ifite design nziza. Ahangaha twahita ni inzira ituvana muri salo itugeza muri dining. Ahangaha hari ahantu watereka imitako yawe cyangwa se amafoto yawe. Ahangaha rero akaba ari muri dining. Ni dining nini yisanzuye yajyamo imeza ndetse n'intebe 8 zigera mu 8. Hari idirishya riguhereza urumuri ruhagije, urabona ko ni salamanje nini yisanzuye. Parafo yayo ni nziza, itara ni ryiza, amakaro arimo ni meza kandi ni original. Ahangaha hari lavabo nziza isa neza, isa umweru n'umukara, ni nziza, ijyanye na miruwari kandi ifite. Ahangaha hari n'akantu ushobora gushyiramo soap dispenser, ni akantu gushyiramo isabune. Urabona ko ni salamanje igezweho isa neza. Tugiye gukomereza mu gikoni, ariko mbere yo kugera mu gikoni nakubwiye ngo iyi nzu ifite inzugi nziza. Hano hari urugi rwiza rusa neza rukozwe mu rubaho rukomeye. Ni rwo rugi ruduha ikaze mu gikoni. Igikoni cyiza gisa neza, parafo nziza, itara ryiza. Urabona ko ni igikoni kirimo ibikoresho bigezweho. Harimo utubati twinshi, iri buye riri hano rirakomeye, ni ryiza, risa neza, rijyanye kandi n'ibikoresho bigiye biri hano mu gikoni. Si ibyo gusa kandi iki gikoni gifite. Ahangaha hari umwanya cyangwa se icyumba twakita stock. Ahangaha niho ushobora kubika ibintu byawe ukenera mu gikoni, ibyo guteka cyangwa se ibindi bikoresho ukoresha uri gutegura amafunguro yawe. Tugiye gukomereza kandi mu gikari. Ahangaha ngeze ni mu gikari. Igikari kinini cyiza cyisanzuye, hari umwanya munini pe wo kumeseramo. Ahangaha ibi byuma biteye hano nibyo kwanikaho imyenda mu gihe wameshe. Urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye. Ahangaha kandi hakaba ahantu wakogereza ibintu nk'ibyombo cyangwa se ibindi bikoresho waba uri gukoresha hano mu rugo. Ahangaha kandi hari igikoni cyo hanze, hariho amashyiga 2 ndetse n'undi mwanya ahangaha nawe ushobora kuwuterekaho ibyombo. Urabona ko ni igikari kinini cyiza, hari igikoni cyiza. Ikindi kandi iki gikari gifite icyumba cyangwa se inzu twakita y'umuntu ugufasha hano mu rugo, ikagira douche na toilette byo hanze. Ni igikari kinini cyisanzuye. Maze kukwereka bimwe mu bice bigize iyi nzu nakubwiye ko ari nziza, nkwibutsa ko iri ku giciro cya $220,000 ariko zirimo n'ibiganiro. Ibice nakweretse byari salo, dining, igikoni cyo mu nzu, igikari. Ubu ngubu ngiye kukwereka ibyumba duhereye kuri iki cyumba. Nkwibutsa ko iyi nzu ifite ibyumba 5 na douche na toilette 3. Iki ni cyo cyumba cya mbere, ariko mbere yo kukinjiramo aha hari douche. Dushe nini yisanzuye, irimo ibikoresho byiza. Urabona ko harimo umwanya munini uhagije, ntabwo waba uri kubyigana cyangwa se nta kintu cyaba kikubangamiye. Aha ni mu cyumba cya mbere. Ni icyumba cyiza gisa neza, urabona ko harimo umwanya uhagije wajyamo igitanda na garderobe. Ahangaha kandi hari idirishya riguhereza urumuri ruhagije. Ahangaha hari ubwo amadirishya n'iringi. Urabona ko ni icyumba gisa neza. Ngiye gukomeza nkwereka ibindi byumba. Maze kukwereka icyumba cya mbere ndetse na douche ariyo yakoreshwa n'abashyitsi bari kuri dining cyangwa se muri salo. Kuri uru ruhande niho hari ibindi byumba 4, ariho turi buze gusanga chambre principale. Ngiye gukomeza nkwereke ibindi byumba. Turahera hano. Aha naho hari icyumba kinini cyisanzuye. Urabona ko ni ahantu hasa neza, harimo umwanya munini. Nkuko nabikubwiye hajyamo igitanda cyawe ndetse na garderobe yawe.
ni ahantu hisanzuye washyira ibintu byawe. Tugiye gukomeza mu kindi cyumba. Mbere y'uko tujya mu kindi cyumba, aha hari dushe ikoreshwa n'ibyumba ngiye kukwereka n'ikindi maze kukwereka hano. Ni dushe nayo yisanzuye irimo ibikoresho byiza bigezweho, ni dushe isa neza. Dukomeze mu kindi cyumba. Mbere yo gukomereza hano, ahangaha hari umuryango wakoreshwa n'abantu bari hano mu byumba cyangwa se uturutse muri salo, wakoresha uyu muryango ukakugeza mu gikari mu gihe udashaka kunyura muri salo nko mu bashyitsi. Aha kandi hari ikindi cyumba nacyo kinini cyisanzuye, harimo amakaro meza, irangi ryiza ryoroshye kuba warihanagura, parafo nziza ndetse n'itara. Urabona ko ni ahantu hasa neza. Dukomereze mu bindi byumba. Iki ni icyumba kibanziriza master room, ariko iki cyumba kandi nacyo ni kinini, ni cyiza, cyajyamo igitanda cyawe cya 2x2 ndetse na garderobe yawe cyangwa se etageri yawe. Ni icyumba kinini cyiza gisa neza. Tugiye muri master room. Uru rugi nirwo rugiye kuduha ikaze muri master room yacu. Master room yacu igizwe n'iki? Igizwe n'urwambariro cyangwa se dressing room ndetse na douche. Nibyo ngiye kukwereka. Tugiye guhera muri douche, ariyo iyi ngiyi, irimo ibikoresho byiza pe. Nahageze nayo ndavuga ati ibi bikoresho bibereye kuba biri muri master room. Ahangaha hari akabati washyiramo utuyesume two kwihanaguza umaze gukaraba intoki. Miruwari iriho iraka nayo yagufasha mu gihe uri gukora makeup zawe, ku bantu mukora makeup. Urabona ko aha hantu hari umwanya munini. Ahangaha ntabwo turagera aho bakarabira, ariko urabona umwanya urimo urahagije. Ahangaha niho ho kogera, naho harimo ibikoresho byiza bigezweho bisa neza, kandi naho harimo umwanya munini. Si ibyo gusa kandi, iki cyumba nakubwiye ko kigizwe na dressing room. Dressing room ushobora kunyura hano cyangwa se aho duturutse. Dressing room ni iyi ngiyi, igizwe na garderobe nini cyane kandi nziza. Isa neza, ikozwe mu rubaho rwiza kandi rukomeye. Urabona ko iraberanye no kuba iri muri master room. Ahangaha kandi tugeze ni mu cyumba. Mu cyumba cya master room. Ni ahantu hasa neza, harimo parafo nziza, spotlight nyinshi cyane zituma icyumba cyawe kiguma gusa neza. Urabona ko ni icyumba cyiza kibereye kwitwa master room. Si ibyo ngibyo gusa kandi, iki cyumba gikora kuri terase yihariye iri imbere yacyo kandi yonyine. Urabona ko ni terase nini, wateraho intebe zawe, imeza yawe. Ushobora kuba wahakorera akazi mu gihe ubyutse, ushobora kuba waharelaxingira. Urabona ni ahantu heza kandi haguhereza view nziza, ari iya hano mu gipangu ndetse n'ahandi hose ha neighborhood yawe. Urabona ko ni ahantu heza. Mwibutsa ko iyi nzu igizwe n'ibyumba 5, dushe na toilette 3. Iyi nzu kandi iri ku giciro cya $220,000. Nagira ngo ukore subscribe kuri Ruhima Real Estate kugira ngo ujye ukomeze ubone ibindi bintu byiza. Njye twabanaga yari Kamikazi.